yewe kintu cyazanye bice mwitorero kikarisuzuguza abataririmo yewe kintu cyazanye ibice mwitorero kikarisuzuguza abataririmo nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami waryo ngazarirengere nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami waryo ngazarirengere nyamara bera baryo bahora bari maso babwira umwami waryo ngazarirengere. Data mucunguzi mwiza tugushimiye neza utangaje. Amen. Tugushimiye urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ko uduhaye akanya muri ano masaha, kandi tugushimiye yuko ibyo tugiye kuganira bigiye guhumuriza imitima ya benshi kandi bigiye kubaka benshi abari barasenyutse n'abagiye kubakika. Amen. Twemerera amasagonda make tugiye kugirana tuvuga ijambo ryawe kandi ijambo ryo gukomeza abakwiringiye bose. Urakoze urakarama, tugusabye mu izina ryawe kumwe n'umwana n'umwuka wera. Amen. Ya turabasuje cyane mwese mudukurikiye kuri kamera za Jimmy 250. Uyu munsi twifuje kuganira, nubwo tugiye kuganira ku nkuru iteye agahinda, ibabaje kandi cyane. Murumva yuko turababaye, turi kuvuga ibibazo byabaye ku itorero, ni itorero ryacu, ni itorero ryanyu, ririmo akaga kenshi, ririmo ibibazo byinshi, ririmo amakuba menshi, ariko ntabwo ndibuze kwitsimba amagambo. Ni Jimmy 250 umungu wanyu mukunda. Wowe witwa nde? Nambajimana Emi. Mazina Patrice. Mazina Patrice. Yes. Okay. Byiza cyane, ndi kumwe n'abapapa babiri, ntago ndi kumwe n'abasore. Ubu ngubu nafashe umwanzuro ko niba ndi kumwe n'abasore nzajya mbivuga. Niba ari n'abapapa nzajya mbivuga kugira ngo hatazajya hagira uwingwara hanze agatangira bya bintu ngo yango ngiye ngo ndi umusore ngo buryo ngo ubwo ndiye kuri kamera oya. Aha, tujye kuganira ku kintu gisa nkaho kibabaje. Oya ntago gisa ahubwo kirababaje, ariko nanone kandi tugiye kureba ngo ese kuki ibibazo turi guhura nabyo. Turatangira tubaza Patrick. Patrick, dufite ikibazo gikomeye cyane muri no minsi kiri muri ADPR. Hano mu Rwanda dufite amadini menshi, dufite insengero nyinshi, ariko mu by'ukuri akabi kabishye gahora kaboneka muri ADPR, gahora kaboneka muri ADPR, nta yandi madini kabonekamo. Ese we nka Patrick urabona byabiterwa n'iki? Buriya kimwe mbona shitani cyane akunda kugaba ibitero ahantu hari ubutunzi. Ahantu hari ubutunzi shitani niho agaba ibitero cyane. Niyo mpamvu rero twatangije indirimbo ivuga ngo yemwe ikintu cyazanye ibice muri ryo kikarisuzuguza abari inyuma yaryo. Cyo dusabwa rero no gusenga, kandi hamwe no gusenga Imana izakora imirimo. Ya okay, birumvikana. Ahantu hari rimwe narindi kumwe n'umuvandimwe aravuga ngo ahantu nkumva ngara hari amavuta niba ngara hari inyama ngo abone kubushishi. Ahari amavuta ntihabura ubushishi. Ngara amavuta ntihabura ubushishi. Ese manwe we turi kumwe muri kano kanya kubwo ikibazo cyabaye cy'abarwaniye mu rusengero. Ni inkuru atari inkuru nyene turi kuvuga ngo wenda niyo twahimbye cyangwa niyo twebwe twashatse ahandi, ariko ni inkuru irimo gucicikana, irimo kubice bigacika. Ese wowe urabona bimeze bite? Urana biri guterwa n'iki kugira ngo muri ADPR nihe barwanye, ni muri ADPR nihe batonganye, ni muri ADPR nihe byagenze ukuri muri ADPR? Ibi bintu uri kubona biri guterwa n'iki? Urabivuga iki? Ahantu ikibazo kiri guturuka cyane, yego, nge mbona ari ukutagira ibanga. Dufite abantu batagira ibanga cyangwa se batababazwa nuko bakumva
itorero ryabo cyangwa se idini ryabo kuba ryaba ryagiweho n'igitutsi cyangwa se ryagiweho n'ikimwaro, bakumva ntibibabaje nk'aho bababajwe nabyo, ahubwo akaba ari wo mwanya w'insinzi cyangwa se wo kubyina insinzi y'ibyo bumvaga bari banyotewe. Baza kutwihanganira abadukurikiye, nakomeje kugenda nkebuka cyane, hari abantu bari gukata hirya yacu n'imodoka, sinzi ibibazo byabaye ariko ntibiri kugenda neza, niyo mpamvu nagiye nkunda kureba hirya, mwihangane twikomereze n'ikiganiro. Narindi kubasobanurira bimwe mu bintu bibabaje cyane, ni uko dufite abantu twabita babavugirije mu itorero, kuko ntekereza yuko ibi bintu ntabwo biba byababereye mu rusengero ngo abantu bo hanze babimenye batabishyiriwe n'abari mu rusengero. Rero ndabona ahantu biri guturuka cyane ni ukutagira ibanga. None se baragira ibanga gute? Kandi dufite amakamera mu nsengero, dufite ikoranabuhanga n'itumanaho rihagije kabisa, ku buryo nubwo byaba bibaye live nubwo abitorero batabivuga, ariko already biba byamaze kugera hanze ako kanya, nta n'ikindi kintu cyari cyaba. None se wowe ubona mu by'ukuri nayo ndimo mbaza impamvu cyangwa se wenda ikintu gitera kuba muri ADPR ariho biracitse byose bibarizwa, nuko andi madini batagirana ibibazo n'amatiku, n'ubusambo buri mu bayobozi ba ADPR, nugushaka kugaragaza yuko ibibazo byose biri mu isi biri muri ADPR biterwa n'icyo urabibona ute? Ngiye nagusubiza muri aya magambo, ngewe ukuntu mbibona, ngiye byaranambabaje cyane. ADPR ifite ubuyobozi buyiyobora, ariko ikagira n'ubuyobozi bukorera inyuma yayo buyirwanya. Rero aba bantu bakorera inyuma y'itorero, ariyo ndirimbo twatangiye tuvuga ngo yewe kintu cyazanye ibice mu itorero kikarisuzuguza abataririmo, iki kinyagwa, iki kintu, iki kiginga kikorera inyuma y'itorero cyaje kurisuzuguza abantu bataririmo. Iki nicyo gifite ikibazo, kuko gifite abantu baba mu itorero mo imbere gikoresha nk'intumwa, kuko nubyitegereza neza uzasanga iki gikorwa kiba ngaruka mwaka. Bishatse kuvuga ngo ni ikintu bakreye kigomba kujya ari nk'ikibombe cyangwa se ari nk'igisasu bagomba kuzajya bakubitamo, kikagira ibyo gisandaguza kugira ngo babone aho banyura bashake kwangiza itorero. Rero bishatse kuvuga ngo iki kintu nubwo kiri hano gishaka kusuzuguza itorero, ariko ndagira ngo nkibwire ngo nyamara kizirikane ko abera baryo bahora bari maso. None se iki kintu kiri muri ADPR kitari mu yandi madini ni ikintu bwoko ki, kiraterwa n'iki, kiraturuka kwande? Ni igiki muri make ngiye ko nari no gusobanukirwa icyo kintu? Ngewe mbona ikintu kiri kubitera, hari abantu bimitsinda bitandukanye no gukorera Imana. Aba bantu bakoreye muri ADPR bamenya ko harimo ibiryo, baranarya barahaga, abana babo biga neza, mbese bagira imibereho myiza, ariko cyari igihe cyabo Imana yari bahaye kugira ngo nabo barye ku musaruro w'itorero. Ubu tuvugana abo bantu bamwe na bamwe bakuwe mu myanya bari barimo, bamwe bashyirwa mu cyo bavuze ngo ni ikiruhuko cy'izabukuru, uretse ko ngewe ntanabiha agaciro cyane, kuko umuntu akubwiye ngo umushahara urahagaze, gukorera Imana ntibihagarara, urakomeza ugakora, Imana y'ubwayo ikaguhemba. Umuntu ahagaritse umushahara wari uzi kuri gukorera Imana, ntabwo ari wo mwanya wo kujya mu ishyamba ngo ujye kurwana, ahubwo ni igihe cyo gukora noneho ukorera ibihembo biturutse ku Mana, atari ukuvuga ngo ni umushahara. Rero bananiwe kwakira ibyababayeho, yemwe bintu, yewe kintu, mwananiwe kwakira ibyababayeho, mukahagama itorero ry'Imana. Niba uzi ko bihagazemo, umenye ko abera baryo bari maso. None se Emi, ikibazo reka wone ikibazo kindi gikomeje nkibaze Patrick. Ese Patrick, niba atari ibanga, ntekereza yuko n'abandi ba pasiteri mu yandi madini cyangwa mu yandi matorero nabo barahembwa. Ntago ngiye nyibara yuko kuri ubu ngubu tubikora nk'umurimo w'Imana, ngo turabikora nk'akazi. Kuko niba harinjiyemo ko umuntu agomba gukora ari uko afite amashuri runaka, afite impamyabushobozi runaka, iyo mpamyabushobozi yayibonye ariko yagiye ku ishuri yize, ntago azaza kuyobora kubera ubumenyi n'ubuhanga afite yagiye kwigira mu ishuri adahembwa. Ni business yabaye.
none ko no mu yandi madini ari uko bimeze, kubera iki muri ADPR iteka bahara bapfa ibintu byabo by'imishahara n'indamu zo mu idini no mu itorero bananiwe kumvikana ku buryo bakubaka ikintu kizima nk'andi madini? Wowe urabona biterwa n'iki? Ntabwo ndi bujye kure ya Yeme, yego, kubera ko ubona ari ikintu kutanyurwa n'ibyo Imana ibahaye se cyangwa n'icyo ufite uyu munsi ngo ugihagarareho wumve kikunyuze, bigatuma rero urwanya wa muntu ufite impamyabumenyi ye, ukamurwanya kugira ngo wicare kuri ya ntebe ye, kandi ntabwo bishoboka. Abantu bari bakwiriye kunyurwa n'icyo bafite uyu munsi. Nimba Imana iguhaye kuyobora intama, igihe kikagera impano igera igihe igahagarara, impano ihagaze, tuza urebe aha undi muyoboro Imana iguhaye aba ari ugenderamo, kuko umurimo w'Imana ntabwo uhagaze. Nimba bakubwiye kwicara kubera ugeze mu zabukuru cyangwa se nta n'amashuri ufite wakora indi mirimo. Ese ibi bintu by'izabukuru biba muri ADPR gusa cyangwa no mu yandi madini bibamo? No mu yandi madini bibamo. None iyo basezere ntago bayimperekeza, ntago bakomeza kubafasha nk'abantu bakoreye idini, bigenda gute? Iryo ni ibanga ryabo, bafite ukuntu, ahubwo ari nacyo kibazo dufite, ikintu gisuzuguza itorero muri twebwe, kuko biragoye yuko hashira umwaka nta kibombe gitewe muri ADPR. Ibyo natangiye nkubwira ko hari umuntu byihishe nyuma, cyangwa se abantu n'agatsiko. Hari agatsiko, niba twakitaga nasa ku gatsiko kashoboye ADPR yonyine, n'andi madini ntabwo kayabasha. Erega na ADPR ntabwo kayishoboye. Iyo kayishobora akaba karayikubise hasi. Ariko ndagusubiza muri ayo magambo, wambaye umwambaro w'urugamba ntabwo yaza kwishima nk'ubyina insinzi atabarutse. ADPR iracyari mu rugamba rwo gutunganya umugeni wa Kristo. Rero ntabwo yabura kugabwaho ibitero byo kwanduza umugeni, ariko turakomeje urugendo. Twabwira abera baryo ngo bahore bari maso, babwira umwami waryo agumye kurirengera ku manywa na nijoro. Bitewe n'impamvu z'ibintu biri guhora biboneka, niyo yabaye bigikubana muri ADPR, niyo yabaye n'ibintu muri ADPR, niyo yabaye ibintu muri ADPR, ko n'abari barimo bari kugenda bacika intege ahubwo bagasohokamo kubw'ibi bintu biri kuba. Ngiye ikibazo mfite nibaza, kubera iki muri ADPR honyine gusa hari ibi bintu? Ndagusubiza muri ubu buryo. Natangiye nkubwira ngo ikibazo kirimo, ahubwo ikintu mbona leta idufashe. Ibyo leta yari ishoboye gukora yarabikoze, kubera ko yaragerageje, yakoze ibyo yagombaga gukora nk'umubyeyi utureberera, kandi n'ubu iracyatureberera. Ndatekereza ndashidikanya yuko erega nta mukozi w'Imana uyirenze. Nta mukozi w'Imana urenze. Burya leta niyo ifata umwanya wa mbere, kandi yaragerageje. Yohereje Zayi kugira ngo aje afashe abantu kuyitunganya, cyangwa se abafashe kugira ngo itungane. Noneho abantu bumva ko byanga byakunda uyu mugabo ataje ahamagawe n'Imana, kandi nta buyobozi n'ubu na bumwe bujyaho butemewe n'Imana. Ariko wa mugani ikintu mpora nibaza, kuki Izayi yahiteka hanganwa n'abantu bose bari kumurwanya? Nyine nakubwiye ko kagatsiko kishyizemo kuba Izayi bati aricaye hamwe ngo abari bo bamugena bwa mbere, akoherezwa nk'intumwa ije gufasha abantu, bigacya bagakora amatora akayatsinda, akabayobora. Bumva ko atigeze, ngo ntago yigeze yimikwa, ngo ntago yahamagawe. Niko ubundi mwebwe reka mbabazi, namwe mudukurikiye mutubwire, umugabo witwa Sawuli Imana yamuciye ku ngoma, ntago bizi ni wabisomye, ariko imaze kumuca yimika Dawidi kugira ngo azamusimbure. Hashize imyaka ingahe Sawuli akiyoboye, kandi Dawidi azi neza ko azamusimbura. Dawidi yigeze aza kurwana na Sawuli ngo amubwire ngo egerayo ndabizi ninjye uzagusimbura, cyangwa yarategereje isaha yigeze nawe arakora? Uko wabisobanura kose cyangwa uko wabivuga kose, njye ntago ndi kubasha kubyumva, kandi mpamya nashidikanya ko n'abadukurikiye nabo bari buze kugira icyo babivugaho, kuko ntago turi kubyumva kimwe. Njyewe icyo nakubwira cyo yuko no mu yandi madini yose ibibazo birimo, ahubwo ikibazo mbona ni sosiyete y'abantu bishyize hamwe ariko bananiwe guhuza. Andi madini akaba ari umuntu we ku giti cyo avuga ngo ngiye gucreating idini
yarangiza agashyiraho inzego nyobozi zishinzwe kugira gute zishinzwe kuyobora kandi akabahemba neza nk'uko yabashyizeho. ADPR yo harabonetse kugira ngo bumvikane bahembane neza ibibazo byo guhora bashwana barwana. Jimmy natangiye mbikubwira muri Rwanda abakristo bari nabikubwiye nakubwiye nti ikibazo kirimo restoration andi matorero yose Katolika n'ahandi ntaho intambara zitaba, kuko intambara zigomba kubaho kandi zahozeho. Ahubwo ikibazo dufite bazikorera nkabo, urabona haba icyo bita komite nyobozi, bakicara hamwe bakaganira ku by'umurimo w'Imana. Noneho icyo bafatiye umwanzuro bagafata icyo bita kubitorera, bakabitorera ibyo batahuriyeho, umubare nyamwinshi ugitsindiye akaba ari cyo bakora. Ibyo bikabibanga, ibyo bashyizeho bakabyemeza bose, bahagurukaho bakaba bagiye nyine, ibindi ni ibanga ry'umurimo w'Imana. Aba bagabo rero nakubwiye ngo byanze bikunze harimo ikintu kitaramenyekana cy'abantu baba bihishemo imbere mu murimo, bicara mu nteko ifata imyanzuro. None se ko ADPR ari idini ry'umwuka, umwuka waragiye ntaho bagifite ngo ibyo bintu babireba babibone bimeze bite? Umwuka arahari. None umwuka niba hari kuki tabahishurira abo bantu kugira ngo babashyire ku karubanda babakweremo mbere y'igi? Ubu rero tuvugana Jimmy, umwuka arahari kandi aracyakora, kandi impamvu uri kubona batarajya ku mugaragaro ngo babanike nk'uko nabo baba banika ubuyobozi babusebya, nuko Imana iracyabahendahenda ngo irebe yuko bahinduka, ariko izabaruka. None ibi bintu ushingiye ku myaka bimaze biba kuva kera hose, mu gihe cyashize ndi hakurya iriya muri Zambia na mbere yuko njyayo, iteka habagaho ikintu nava ngo ni ngarukamwaka, kuba bagira igitare ngarukamwaka n'intambara ngarukamwaka muri ADPR ihora. Ntabwo byadutera ubwoba, ntabwo byadutera ubwoba. Gira ikintu uvuga kuri ibi bintu by'umwihariko nk'umusesenguzi usesengura. Ndabizi neza kuri umukristo wa ADPR, izi ntambara ziba murimo uzireba ukagendana nazo, ukabana nazo, ukihanganiramo. Wowe urabona igisubizo mu by'ukuri cyanyacyo kirambye, mwakibona gute, mwagikura he? Igisubizo cyanyacyo kirambye nakomeje kukivuga kandi nta nubwo ndi bujye kure yacyo. Torero ADPR twubakiye ku mwuka ndetse no gusenga. Nakomeza nkubwira ngo abera baryo bahora bari maso kandi basenga. Nabwira abadukurikiranye bakomeze basenge. Rero ndahamya ntashidikanya utarajya kure yuko Yesu aribereye maso kandi ibi bintu azaza akabishyira ku murongo. Utarajya kure abera baryo, ahubwo navuga ko arabirabura baryo barasinziriye. Ubwo nawe urashaka kujya mu murongo umwe n'abazakubitwa? Buretse mbanze mvuga ngo abirabura baryo barasinziriye. Reka da. No, buretse nawe uravuga. Na buryo umuzamu yavuga ko ari umuzamu w'umuhanga ushinzwe kurinda ngo ahore yibwa buri gihe. Erega nta n'ibyo biba. Ese ubundi bibye iki? Reka da. Uko intambara ibaye hari izigo. Reka n'ubundi abo ngabo abo ni abadakomeye. None sibwo ni gute rihora ryibwa kandi rifite uburinzi, ari itorero ry'umwuka risenga rirebesha umwuka. Reka da. Hari abiyitirira ko barivuyemo batarigeze banaribamo. Urabyumva neza? Hari abantu biyitirira ko baribamo batarigeze banaribamo. Yuko iyo umugore n'umugabo bahora barwana mu rugo bihungabanya abana mwakavamo bagahinduka inzererezi. Ariko ntago ADPR kuba hari abantu bagerezemwe ibibazo mu rusengero rumwe runaka ntago wabigereranya n'umugore n'umugabo, kuko umugore ndaguha urugero. Kristo ni iki? None se Kristo niwe waje kurwana n'itorero? Ntago ari Kristo waje kurwana n'itorero, ko muravuga ngo iriyobowe n'umwuka. Bivuze ko riyobowe na Kristo. Niba ari Kristo ko kuriyoboye riri kwibwa gute kandi aribereye maso? Nta n'uwaryibye. Ninde waryibye se? Abakristo se bari kugwa kubw'intambara zabaye, ntago ari Satani ari kubica. Ntago bakomeye. Abera baryo nimukomere, tube maso, tugumeze tubwire umwami wacu aturengere. Ibi ngibi nta bwoba byadutera. Icyambere uzi, ariko ADPR uzi amashaperi ifite muri iki gihugu. Niba ko kabazo kabaye mu rusengero rumwe ngo byacitse, ugiteka iyo bavuga ngo ngo zitukwamo nkuru cyangwa ngo umukobwa mumwe agatukisha bose. Rero niba ari paruwasi mo cyangwa wenda umudugudu, nako nibikiri umudugudu basigaye bita chapeli paruwasi, niba ari paruwasi mo, niba ari paruwasi mo yacitsemo icyo gikuba,
ADPR yose aho iva ikagera mu Rwanda cyangwa ku isi icyo gikuba kiba cyakise muri ADPR, ntabwo bavuga ngo iki gikuba cyakitse Nyarugenge gusa kuko ariho byabereye. Rero reka nkubwire njyewe icyo nshaka kubwira abantu baduteze amatwi cyangwa se batwumva, ntago umutingito w'ikibuno ujya utengura wese, ntago itenguka. Reka uyu mutonomo wacu uyisiga ihagaze igikomeye itigeze itenguka. Ujya kuvoma igikeri kigatunura amaso, ariko amazi ukayacyura kigikanuye. Rero ntago dutewe ubwoba n'aba bagabo bari kuzana udutero shuma kugira ngo bagire abantu bakubita hasi. Uwo bakubita hasi ubwo n'ubundi nturabukomeye. Nimukomere dukomezanye twubaka umurimo. Yego. Kristo atubereye maso. Ubumwe bwa ADPR niyo ntwaro yacu, niyo ntwaro dukoresha. Okay, reka twemere yuko wa muganiye hari amavuta ari ubushishi buboneka. Reka dusoze tubwira abantu ngo nibareke twubake. Muze twubake. Indirimbo ntekereza ko ishobora kuba ari iyanyu. Muturirimbira gacyako. Muze twubake. Ni muze twubake inkuge. Inyuke ni inkuge. Yerusalemu tutagumya gusuzugurwa n'abanyamahanga, umurimo w'Imana ukagirwaho umugayo. Nubwo Sanibalati, Geshemu ndetse na Tobiya bahari nk'abarwanya umurimo, ariko mukomere. Nubwo Sanibalati, Geshemu ndetse na Tobiya bahari nk'abarwanya umurimo, ariko mukomere. Urumva ko kuva kera Sanibalati, Geshemu na Tobiya ntago bigeze borohera umurimo, ahubwo habayeho icyo kubuhora abantu bagira bate bakomezanye. Njye nakomeje kwibazerega ntago muri kucyumvana n'ubu ngubu. Nubwo ngarutse mbwira abantu ngo bambara imbaraga bareke dukomeze dusenge kandi twizere Imana izabikora, ariko ikibazo ndi kwibaza nise muri ADPR nitwe twenyine dufite umwuka wera, nitwe twenyine tuyobowe na Kristo. Kuki ahandi hantu ibintu bitari kuhaboneka ni kubera iki? Abandi se ntibakijijwe ku buryo Satani yabarwanya. Erega none se reka nkubaze Jimmy, buriya umunyeshuri avuye ku ishuri agaca ku giti kitarimo ipera na rimwe ntago yateramwe ibuye, ariko igituma ateramwe amabuye ni uko kiba kirimo amapera, abashaka ziriya mbuto ngo zihanuka aryeho. Rero hari abantu bari guteramwe imijugujugu kugira ngo barebe yuko hari urubuto rwavamo. Okay, by the way reka mbabwire ngo bino bintu biri kugenda bigaragara muri ADPR ngiye byabaye birangusha. Kubwiyongeza hano hose bari kuvuga ADPR ninya kuvuga ko ndi umwADPR. Umva jewe ndi umwADPR mu magufwa ndetse no mu mubiri ndi umukristo ujya mu ijoro. Duhereze microphone Patrick asoza agira icyo atubwira kuri ibi bintu, nasoza anasenge. Ariko ari nako tunabibutsa gukora subscribe, like, share ndetse na comment kuri Jimmy 250 ndetse na Hora TV ni yacu, Java TV Rwanda ni yacu, Emet TV ni yacu. Mukore subscribe mu supporting turabana banyu. Reka mpereze microphone Patrick agire message agenera abari badukurikiye, nasoza asenge dusoze ikiganiro. Ariko by the way nge nka Jimmy 250 narindi ku ruhande rwavuga ngo ese kubera iki ADPR ihoramo intambara. Murakoze. Murakoze. Navuga ngo nge ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Nabwira abantu bose barimo kubona uyu muyaga, nyuma y'umuyaga hari ibisubizo. Uwiteka abereye amaso abamutegereje bose, kandi abereye amaso umurimo. Ntimugire ubwoba, ntimukuke umutima, Uwiteka ari kumwe natwe. Amen. Imana ishimwe. Okay, murakoze cyane. Mwasoza mudusengera nanjye nasoza mbabwira. Yego. Itorero rya Kristo ryubatswe ku rutare, naho amarembo y'ikuzimu yarihagurukira ntazarishobora. Mukomere dukomezanye, ubumwe bw'abakristo nizo mbaraga zacu. Amen. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Mana turagushimye, ugira neza. Twari mu mwanya mwiza wo kungurana ibitekerezo, cyane cyane ku byo twumva by'ibihuha, ariko nubwo tubabaye ntidukutse umutima, ahubwo turakomeje
kuko ni wowe twizera umugabo w'intwari. Rero nk'uko udukomeje ukomeze n'abandi babashije kumva iki kiganiro ndetse n'abandi bazacyumva, Uwiteka ugushyireho uruzitiro ku itorero ryawe kugira ngo rurusheho gukomera, mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye, amen. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Amen.